Bwana Meki, imirwano irakomeje kandi koalisiyo FARDC SADC n'abandi bari kuhazimiriza bikomeye. Inkomere ko hamaze gusha n'ikindi cya Malawi. Ikindi nuko inkomere zikomeje kwinjira muri Goma ari nyinshi cyane ku rwego rw'abasirikare FARDC n'abo bari kumwe bo muri SADC. ubwo ko tubona iyo haza inkomere rero urumva ko bapfuye abari benshi. Ko mwakiriye nyimara kwakira amakuru y'uko Malawi nayo ngo uyu munsi maze gusogongeraho ari igifaru cyayo kimaze gukubitwa ni bombe ya M23 kirimo kirashya ubu akanya tuvugana muri kiganiro. bacokoje intare reka banagemo umuriro batewe henshi kandi ariko icyo ababateye babonye Meki iri ni isomo ry'intambara niba koko bari abantu bayoboye n'abasirikare baragenda babwire Gisekedi report bamubwire bati dushobora nta mbaraga bateze kugira ariko Meki yes mubaze kuvuze ku mirambo nkibuka ko kimutahaye felicitation FARDC ibintu bari barabiteguye iriya mirambo bari barayiteguriye kuki mutahaye felicitation uzi ko babahaye mu rugo ushobora kwakira imirambo 300 kuki mutari mwarayihaye felicitation kuri ibi okay Monisco nayo nakasa mutwa mugane wa Bosco waje baso bari Daddy nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano wayitugurira. N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini mesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 0787766368. Gana iduka Ndode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. twongeye dusuhuza abantu mwese mukurikiye Bwiza TV muri gahunda zitandukanye murimo tubaye ikaze muri aka kanya twinjiye mu ruvugiro rwo ku itariki ya 30 turi mu kwezi kwa gatanu umwaka 2024. Byatewe umeze neza? Ndumva rwose ntacyo nashinja Imana wa mugani w'aba bandi nubwo ntaho nahurira nayo. Oya mwahura ariko muramutse muhuye byagenda bite? mwanahura ariko rwese aka kanya mu isengesho tuyibona. Aka kanya nayobaza impamvu ntagendera muri VWT nk'abandi. Aho nyumvira. None sufite igare nicyo kikubabaje. Ariko nanone hari ibyo nayishimira kuba ngihumeka. Imana dore ko hari aho yamvanye. Burya iyo ari mu mirwano uvuga amasengesho yose nayo utigeze wumva. Utimana nunkuranganza nzagushima kandi twamara kuhava ntituyibuke. Hari n'abandi bantu bari kuvuga ayo masengesho muri aya masaha turi kuvuga tugiye kubavugaho muri uru nibyo ndaho rero meze neza ntabwo naherukanaga na Meki hano muri studio ariko ubu turahuye. Muri Meki iyo ageze kuri studio banza abantu bose bashaka gukorana nawe. Ariko shana nawe uranse ndavuga ngo biyatera ko ashaka gukora cyane nawe uranse dukoranye na boss wakorana nane nuko rero Meki ariko nawe umeze sawa? Yes meze sawa nta kibazo ndashima Imana. Ndakubona witaba telefone bya hato na hatoya infoma zifite amakuru menshi gosake ibintu bimeze ko. Yes aka kanya turi hano muri iki kiganiro ubwo ndavuga ikiganiro dukoze isaa 8 nuko imirwano imeze nabi baracyarwana kandi FARDC ikomeje gutakaza. Mu kiganiro cya mu gitondo twakoze twavuga ko FARDC iri gutunda imirambo ikoresha ambulance zimaze kuba zirindwi kandi buriya iyo FARDC iri kwiruka nka ambulance ibintu biba byakomeye abari mu mujyi wa Goma ubundi baba babizi bituye umenye ko byagenze. Iba yabuze kajugujugu yo gutunda imirambo ukoresha ambulance yabuze kajugujugu. M23 yabakubisira bababaza bien no biracyababaza. Kuri urugendo ruva Sake cyangwa ruva kuri
aho kuri battlefield Mm. bajya kwa muganga na ambulance barukura nk'amasaha 3 rutwara kuko Aya, ari nini ibirometero aryo ibirometero bijya muri 20 na bingahe iminota ntago ari- 30 30 40 na aho ni hafi burya rero mu gihe mwavugaga ko iyo mirwano iri kuba njye nitegereje video cyane cyane yafotowe ku ruhande rwa FRDC aho wabonaga amabomba ari gutumbagira agenda niyo Ge- nijoro Yego, rukerera. yo mu rukerera nayitegereje nsanga irya ni katusha yarasaga ariko Ari katusha BM ra. niyo irasa isasu bigenda byabo kubera yuko ifite kombine minwe ine noneho bikagira linye 3 katusha ariko wowe igenda yohereza bishoreranye katusha imera nka BM oya BM yuri ku rwego rwo hejuru katusha nazo hari kintu. zigenda mu modoka Yego. ariko hakabona na BM zigenda mu modoka ubundi katusha hari akantu ucomeka wenda nk'inyuma kuri randikuru zikayikurura ariko Nayo BM igira yo udupine. ibishinze mu modoka ariho itereye ku buryo itajya idemontwa ngo ivemo rero wanze ari BM cyane yuko ngo banayifashe aya nta ushobora kuraswa na katusha ugafata BM ibyo viatera kubwira nibyo ushobora Yari Katyusha. Irya mabombe ni aya igira Katyusha. amasasa arira kandi avuze ubuhuha. BM ukuntu ivuga BM ubundi irasa ugira ngo ni nka mashini gun iri kurasa yego nta nubwo isakuza cyane kandi Eh. iyo uyumvise iba atari iyawe yo ni katusha oya na BM iryawe ryagushyikiriye ntabwo uryumva ngira ubugome wanjye hanyuma rero nibyo tugiye kuvugaho ariko ubwo ndabanza nibwire abakunzi ba Bwiza TV ega nanjye nitwa Shadrack by the way ni nyuma hariya ntibari kundeba abari imbere hariya mwabamenye ni Shadrack rero ni njye uyoboye ikiganiro ntagaragara ubwo nanjye ndabasuhuje ariko nkahita mbisabira za gahunda subscribing like share comment meki gutera inkunga biracyakorwa cyangwa byarahagaze ahubwo se bite ko batatera inkunga kandi Bwiza Viateur TV? ariko amatariki ukuntu ujya uyavuga ubu ntiyageze hari ukuntu ujya uyatondekanya ubu nyine turi ku mwisho ukwezi turi kukurya umurizo mbasaba gutera inkunga rero mu buryo bubiri uburyo bwa mbere ni ugukoresha iyo nimero mubonaho noneho ukavuga uti nk'ubu ngubu abenshi bari muri periyode y'imishahara abakozi ba leta hafi ya bose ubu ngubu rwose baravuyarara byarangiye cyane ko bari bande abarimu abarimu baracyategereje uvugisha ukuri noneho niba wicaye uzi neza yuko buri mugoroba ugorobereza kuri Bwiza TV ukeneye amakuru nk'aya ngaya ugiye kureba uruvugiro ukahava wishimye unyuzwe uhakuye ibiganiro wifuzaga gerageza ubidufashemo dutera inkunga kuri ayo mafaranga yawe fataho ayo wumva rwose akunyuze kuri roho yawe wohereze kuri iyo nimero ubundi buryo bwa kabiri navuze ko muduteramo inkunga iyo uduhaye ibikorwa byawe ngo tubigeze ku badukurikiye burya nabwo ubu duteye inkunga ibintu ni magirirane muduhe ibikorwa byanyu rero tubyamamaze reka mpite nafatiraho ku wabyumvise mbere y'abandi cyangwa se abaye nk'uwa kabiri iki ni ikidanago cya kabiri ngize hari n'ibindi bizaza nyuma Rakarida Guest Garden ngwino muri Rakarida Guest Garden urahasanga ibyiza byinshi utasanga ahandi dufite amacumbi meza cyane kandi ku giciro kibereye buri wese uhereye ku mafaranga 20,000 kuzamura urahasanga ibyo kunywa bidasembuye ndetse n'ibisembuye buri wese yifatira icyo akunda rwose mu bushobozi bwe noneho hari ibyo kurya bitekanye ubuhanga urugero ni nk'urukwavu amafi akabenzi igiti hakaba n'inkoko itekanye umuceri muri Rakarida Guest Garden twakira abasezeranye mu murenge navuga nk'uwa Ndera uwa Kanombe uwa Remera n'uwa Rusororo ndetse n'ahandi henshi dufite amatente yakira ubukwe iyo tente ijyamo abantu 800 ku buryo ntawe ujya hanze muri Rakarida Guest Garden igiti ni inyama z'inka ariko nini cyane ku buryo ukirya ukagundagurana nacyo hariya nzakujyanayo kimwe kizakwemeza noneho muri Rakarida igiti kigura 2 ni make cyane muri Rakarida Guest Garden harangwa n'amahumbezi dukesha imigano utarabona ahandi ni ukuvuga ngo bingano zaho zigiye zishinzemo imigano ku buryo
akayaga kaza kaguhuhera noneho ukagira amafu. Noneho rero mu mahumbezi yaho rero uzayahasanga abana nta rungu, kuko muri La Carida Garden Guest Garden hari imyicungo, noneho hari na ekara ku buryo ureba umupira kurusha uri kuri stade. La Carida Garden rero iherereye ntacyo, n'abahari barabihina nta kibazo. muzehe muzasere akurikirana kugera muri La Carida Guest Garden biroroshye cyane. Ni mu kagari ka Kibenga mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo. Iyo uturutse i Kabuga cyangwa se umanutse i Kanombe, katiraho bita kuri 15 werekeza ku murenge wa Ndera. Noneho iyo utambutse umurenge wa Ndera gato, aho kaburimbo irangirira, ukata imbere y'akagari ka Kibenga, noneho ni mu kuboko kw'iburyo, noneho uterera amaso muri metero nk'ijana gusa, La Carida Garden igahita ikwiyereka. Ukeneye gusaba ibisobanuro ku bookinga cyangwa se nashakaga kugeraho tubwire nimero unabigezaho nyine rwose muri inshuti ndabizi ibiti byinshi ubu mvudukana. Noneho ukeneye gusaba ibisobanuro hamagara. Uyu munsi nahisemo gushyiraho nimero ya boss kubera yuko iyo kuri resebusiyo hari igihe atanavuga ngo bampamagaye. Ukeneye gusaba ibisobanuro ihamagarire mwenyewe ni 0783 48 93 kansubiremo 0788 88 84 89 ubwo uwicitse yongera atangira ikiganiro acyumve cyose arabisangamo. Hanyuma n'abandi rero mukomeze muhamagara iyo nimero mutubwire muti nimwohereze Viateur ze, hanyuma natwe tumuhe ikidanago ajya tuvuga mu kiganiro. Nuko Viateur we katwe tuguhaye konje rwose. La Carida kwe ariko nitugera ku Givaru nkure muri konje. Yego aha ngayo nguko rero urakoze cyane Viateur. Ubwo ntabwo dusubiramo pe, ahubwo ngerekana igire mu makuru twari dufite dutangira ikiganiro twinjira muri studio ya ruko muri Republika. Mikoro yawe ariko yivugireho neza. Hari imirwano yatangiye kuva mu gitondo mu masaha ya saa 10 nibwo amakuru yatugeraga bavuga ko yatangiye, bikavugwa ko ari FARDC yashatse kongera kureba ko yashima kuri ya axe ya Bweramana Meki, nibyo irashaka gufata Sake yego no kugarura zira axe iriya mihanda yose. Ni imirwano yatangiye saa 10 za mu gitondo, ngira ngo twari twabivuze mu kiganiro cyabanje, ariko imirwano ntabwo yahiriye, abantu benshi bari bayigiyemo. Ni imirwano kandi irimo kandi Sadek, ni imirwano irimo Sadek, harimo n'umunyamakuru ushobora kuba waguyemo karabaye ubwo yari yaherekeje Sadek. Bagiye kumuratira uko bagiye gufata Sake, nawe yahuye yasogongeye nyine ku muriro. Ngo ni bombe yavuye hakurya kuri side ya M23. Umva ntiyafasha abo muri Sadek gusa ngo nayo imbabarire. Ntabwo yari kumurebera izuba cyane ko atazi no gutekinga kavu. Ndibuka ko ari modire twize yitwa reporting, ariko umunyamakuru ubundi ntagaraswa, ariko biterwa nuko n'uruhande yajemo. Iyo yaje yambaye press ubundi ntago ngo araswa. Kabone nubwo yavogera hagati face to face, nuko isasu wenda ritagira amaso, ariko ntabwo avizwa. Oya abanyamakuru bazana nyuma, ntago bombe itoranya ubazana nyuma ushaka kuvuga n'ubundi ntitoranya, ariko ubundi kuri target wakoze target neza ntago wamurasa. Aho ngaho bari bashatse kujya gukina Rambo. Dukomeje rero nkuko bivuga, ni imirwano yatangiye mu gitondo isaa 10. Iyi mirwano yarihuje ingabo za Kongo zirimo FARDC ndetse na Boniza Wazalendo, Sadek muri rusange, ngo Sadek wumve Malawi, Tanzania, wumve FDLR, wumve babandi bose baba muri n'abazungu ko bafite ibigo byabo hariya. Hanyuma rero bagiye kurasa M23 cyo bakoreye nuko yabahondagwe n'ubu kandi imirwano irakomeje. Inkuru iraza gushyuha tugeze ku bimaze kumenyekana byavuyemo. Biravugwa ko ngo hari ibifaro, bikavugwa ko hari ibyatwitswe n'ibyafashwe. Tuza no kwakira bagenzi bacu bari hafi na hafi yaho bibera bakatubwira uko byifashe,
ariko wenda gato kugira ngo na Viateur abanza tubwire wenda nk'umurwanyi yego nk'umuntu wigize gukomangaho niyo mpamvu wambara iyo shati rega niko wambwiye niyo mpamvu ntatinya kubivuga cyane imirwano nsesengure byose. mu mirwano iyo hatwitswe ibifaru bitanu Mm. wenda bitangaje imbere baraza kubitwibwirira ntabwo ba nyirabyo batakibivuga bavuga ariko ifoma ziba zagiye zibigaragaza. So, Yego. ibivugwa ni ibifaru bitanu Mhm. akaza gufatwa kimwe ndetse hafashwe n'imodoka yari irimo ibyo kurya by'abasirikare. nibyo Ni imodoka ya Iveco ariko ino modoka nabonye isa nk'iyigisirikare cya Tanzania. birashoboka si sadeke reka mbanza nsesengure kuri ibyo byo mirwano yo mu rukerera bigaragara yuko FRDC n'abambari bayo batangiye kwitegura kuva ku munsi w'ejo. Ubundi iyo uri butere saa 9 bivuze ngo utangira kunyorosha iyo uri butere saa 11 kugira ngo ugere ku defense y'uwo muhanganye bisaba yuko witayarisha ijoro ryose ukarara ugenda gahoro mu masaha 9 ukari utangira gusatira defense y'uwo ugiye kwataka. Noneho rero bigaragara ko M23 ishobora kuba ifite za LP ni uburinzi bwa nijoro, ku manywa ni OP. Ni ukuvuga ngo ni abantu mushyira imbere y'abandi ku buryo haduye inaramukaje babimenya mbere bagatanga sinye y'uko batatswe. Ubwo rero byari mu gicuku harimo LP. Iyo LP ya M23 rero imetambua ulinzi, imetambua hadui mapema. Basanga bamaze gukaba indake, bamaze no kwitegura. Niyo mpamvu rero yabashije kubagonga gutyo. Noneho urambajije ngo gufata ibyo byose mbeke yaramaze kutubwira. Habayeho franking attack. Uranyatatse usanze mu defense turakocaguranye n'ibyo. Icyo gihe uratakaza rwose kugira ngo unkure mu ndake biba bigoye. Ariya mwarambwiye ngo ibyiza ni uguterwa aho gutera waterwa. Kuko iyo ufite LP cyangwa OP nziza nta kibazo ugira. Ariko noneho gutera ari igihe usanga hari n'imitego za mayini baba bateze hirya iyo ngiyo. Aho rero niho M23 yabashije kubadiha. Aho ndabyumva yuko yabadihye. Noneho biriya byose habayeho franking attack, kuko byanze bikunze niba unteye muri iyi defense ufite izindi defense hirya zishobora kuguca inyuma. Byanze bikunze nuko byagenze. Kubifata rero bifite ishingiro. Abazaga ntibwo ba nyirabyo akenshi hafatwa ibifaru bitanu ba nyirabyo ubuzima buba bumeze gutugereranyije. Ntabwo ufatwa ibifaru nuko barashe ibifaru bitanu byarashwe. Yego birashwanyagurika. Ubwo urumva nawe ikihita kibaho nuko nukirimo aba yagiye. Ashobora gupfa kugipfiramo cyangwa se yagitorotse akiruka cyangwa akanagikomerekera. Ubundi iyo bajya kukirasa niyo obusiyo ya nyuma bagira ngo kitabacika. Ariko bagitaye bakigendera, wowe uraza ukagifata ukaruviza moteri, cyane ko bagiraga amayeri yo kubanza kumena mu munyu. Buriya babonye noneho bitanu bihiye baravuga bati igihe kiri mu kireke twigende. Buriya babitwitse, bishoboka ko bafite imbunda ya SPG ishiririza ibifaru. Noneho icyo ngicyo cyo ubwo bene cyo bakivuyemo bariruka. Ese Viateur wenda nayo nkwibarize igifaru kugira aho umuntu akora operation yo gufata igifaru. Yego. Ubwo kugifata amateko bigenda bite? Uko kantu bigenda aho ibyo ni bike, ibyo bitanu byari bike. Reka nguhe urugero rwaho twafashe ibifaru birenga 12. Yego. Aho bita Kabinda, ahantu habereye imirwano twahise Kosovo kuko habereye intambara nini cyane. Twari dutuje nta mirwano ihari nkuko M23 yari imeze. Noneho umujyi wa Kabinda wari nko mu birometero 12 imbere yacu. Noneho umujyi baravuga bati reka tugende dusukume bariya barwanyi b'abanyarwanda tubigize inyuma byibura mu birometero 120. Bohereza ibifaru 12 byose kuko giye ubwanjye narabibaza. Bohereje ibifaru, nibuka ko umwafande wari utuyoboye yaravuze ati noneho ibi ngibi ntago birangeza i Kigali tu. Birangeza i Kigali byanze bikunze. Ati baragera i Kigali. Yego. Noneho nibwo havuye kamandi ivuye i Kigali, baramubwira bati hari koyi ya runaka iri aha naha, yibwire yo yataka umujyi. Ubwo niyo ya franking navugaga. Yibwira yataka umujyi, nibumva
umujyi barengeragamo uwugezemo barawizidrowinga, bumvise ingabo zacu zitangiye gukubita umujyi wa Kabinda, ibifaru babivamo bariruka. harya simeruka waratubwiye yuko igifaru hari abasirikare baba banakigenda iruhande atari abakirimo gusa. Okay, uko bapanwa ibifaru biba bigenda bitonze umurongo, noneho na infantori hagati y'igifaru n'ikindi wenda harimo nk'abasirikare 12 section, no hagati y'ikindi harimo section. Ibwiyo ndashaka kubara ngo numve niba bagiye nka gutyo abashobora kuba bashyanye n'ibyo bitanu. Nuko nyine, ariko ukurikije uko mbireba hano, ibi byo byari mu ibarabara bigenda, ntago byari bipanuwe. Ibi byo babifrankinze, nk'ibi ngibi ndabona harimo Nyara, naho ibyo ngibyo navugaga byari bya Rujegeri, bya bindi by'iminyururu. Ubwo rero urabifrankinga ukabifata ukabibatesha, wagira amahirwe ukagira bufatiramo. Nk'iki ngiki ni cya South Africa, urabona ko ni bimwe bya South Africa yazanye nicyo bafashe, nabyo batwitserega umunsi South Africa yari yamavugo ubwo yarwanye. Igitondo twavugaga ko South Africa ngo yabanje gukora harya ngo abyise gute, gusimbuza ingabo, gukora rotation. Barasimba izindi. Ubwo rero izo zaje wabona zari ziri kuvuga ngo bavuye hano n'abahoga. Reka nkubwire rero, gusimburanya ingabo ku rugamba buryo ubukoze ikosa, kuko umaze kumenyera situation yaho, uje aza afite wasiwasi. Yego mu gisirikare hari amabatayo burya arushanwa ku Rwanda, ibyo bibaho, bakaba bazi ngo batayi ni ibisare, bisare bwo nufuki bikubita bibangura, siyo kirazi mu kwica bajya kure biriyahura, ntago bikaba bizwi ngo n'uyiyoboye cyangwa se OCY wiyokoye rwose we arwanisha inkoni ku buryo utinya kwa advancing ahita kubita. Reka abantu babona ni inkoni buriya baraba mu mirwano igiti kitajemo cyane cyane ku banyekongo udakubize nta nubwo yahaguruka rwose, ahubwo urakubita akaboroga akamanika amaboko nuko beta ubundi kubayobora ni uguhangayika. Buriya ntimukabarenganye kuyobora abanyekongo ku mirwano. Wenda South Africa ntago nyizi, ntaho nigeze mpurira nayo, ariko birumvikana yuko basimbuje unity cyangwa se koyi ihageze ihura n'abahungu bamenyereye situation barayiribata. Ibifaru rero bitanu nk'uko warumbajije, hagati y'igifaru ibifaru bijya gufatwa infantori bo bashize, kuko urumva ujya gufata ibifaru aba yagiye atoragura abegera ibifaru cyane, babandi bigenda iruhande kandi uri mu gifaru ashobora kutayibona, uri mu gifaru aba ari kurasa ari busy, undi rero aba yikinze. Rero iyo bahuye n'abantu b'abasniper bazi gusnipinga ibifaru bitanu abo ngo barabatoragura. Kandi rero burya zirya matekwa zose ubona meki, umuntu wafashwe matekwa burya batarwanya, hari igihe umusanga na masasu yose n'imbunda y'igikonje kubera uwoga. Akenshi matekwa bari umuwoga, burya akenshi matekwa ntabwo baba barwanya. Kore kwibevinga nk'utari kubyizera. Ibyo byatera avuga birashoboka, iyo ni ntuza imwe ishoboka kuri matekwa, ariko no kuba hari n'abafatwa kubera ko barashwe. Okay, sava yakomeretse. Uwo nguwo rwose niyo umufashe nawe ubona aguteye agahinda, icyo gihe icyo ukora ni ukumuvura byihuse. Impuhwe zizamo n'ubwo yaraduye. Ni ukuri kw'Imana burya none wabonye bariya bari mu M23 badatangiye kubyibuha, ntibari kurya ntibanywa, ariko barakonje barafatwa. Bariya abantu bafite ikibazo babaririmbishije indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Burundi. Leta ntiyemera ko Burundi buriya ubona babanje kubaririmbisha indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Burundi, Burundi bwacu. Gusa abo turi kuvuga ni aba Barundi baherutse kwerekanwa, ariko uyu munsi mu mirwano y'uyu munsi Abarundi ntabwo bari kuvuga cyane, hari meki. Uyu munsi impamvu batari kuvuga cyane urabona ko havuzwe ari kuvugwa South Africa, hani biraterwa nuko ikiri muri Rwanda y'uyu munsi ibifaru biri kuvugwamo, za pilonage zabaye, ubwo ni sharing zabaye, biri kuvugwa rero kubera iki nibo bagaragaye, kandi urumva ko banasogongeyeho, basogongeyeho niba bafashe ibifaru byabo bigera muri barashe ibifaru bigera muri 5, bagafata n'ikindi bagatwara imodoka yari irimo ibyo kurya byabo n'ibiki byose za duration ntugire ngo ni umuceri n'impungure, ni bya bikopu birimo amasamake, birimo inyama z'ibimasa, twabyitaga ibimasa,
birimo ji, birimo udushyimbo two mu dukopu, birimo udusukari n'ibiki. Za durayesheni. urumva ko kujyana gukora ibiryo bihiye bashobora guhita bakonsoma urumva nabyo byafashwe. nibyo twavuga ko Gahunda muri no operasiyo yabo ya ntuza aya ni Caterpillar operation barimo bapanga gukora. Urabumva ko bafite gahunda yo kuhadivansinga kujyana food mu mujyi wa Goma na hariya ni hafi cyane kugendana ibiryo nuko hariho gahunda yo kuhadivansinga. Bya bindi mwahoraga muvuga ngo bari kwiyoruganiza ni ibyo babaga bakora. N'ikigaragaza yuko ari South Africa nizo durayesheni bishobora kuba byaravuye epfiyo kuko hariya FRDC urabizi yuko ibyo birira ni ibyo biyibira mu baturage. Rega bamaze igihe kinini Sadeke last week ndetse no mu ntangiriro z'icyumweru barimo batunda bazana ibyo byo kurya, bazana imbunda n'abasirikari bagiye baza cyane. Igihe narabyiboneye amashusho ndaza kugusharinga abantu batagira ngo turanabeshya, ariko mu kiganiro twakoze arimo amashusho y'indege zazanaga ibyo bikoresho, bino bidege byabo binini bino by'umukara kuwa mbere kwanza. Iyo ni matayarisho ya Vita rero. Urumva bari badivansinze imodoka ibaherekeje na durayesheni na food. Akwenda mbere yuko twakira, ariko ubundi bakora amakosa. Ubundi mu musirikare umuha ikarito akirwariza. Bivuze ngo wikorera box y'amasasu n'ikarito ya durayesheni. Nuta durayesheni inzara izakwica, nuta amasasu ntuzabona icyo urashisha. Ubyihambiraho rero. Twe twarabipfumuraga tukabihambira mu gitenge ugakubita mu mugongo ukagira ngo ni umukongomani wikoreye bya bindi bajya kuvomesha no guhahiramo. Ndi kuvuga ngo wenda na mbere yuko twogera uriya muntu uri kuri tele twakira, nashakaga kugira ngo wenda mwe mubanze mu nsesengureho gatoya mumaze kuvuga iyo matayarisho yose bakoze Meki bari utangira iyi FARDC nubwo wenda uyu munsi yatsinzwe birahita ibireka imyiteguro ingana kuriya cyangwa gahunda nibidapfa ukurikije uko ubibona. FARDC nta mahitamo ifite, bafatiyeho noneho ntibaje nta n'amahitamo bafite yo kubahagarika urugamba, cyane ko bakeneye kugarura ahantu ibubetura yabatse. Erega bariya ni ingabo z'igihugu, abandi ni umutwe w'inyeshyamba bihangane kubivuga gutyo, umutwe urwanya ubutegetsi bwa DRC. DRC rero yo kuko itemera ko ari abantu bayo, ntiyemere ko ari abantu bashaka gutaha mu butaka bwabo, igomba gufayitinga kugira ngo ibashe kugarura ubwo butaka. Niyo mpamvu rero kuvuga ngo uyu munsi niba bataremeye imishyikirano, ntibemere kuganira, ntihabeho uburyo bwo kumva ko abantu bashaka gutaha. Ko Makenga ejo nawe yarabivuze avuga ati twagerageje ibishoboka byose, abari ku butegetsi twari turi kumwe n'ubundi twabahaye bari mu bakadazi bacu. Bikwereka ko imyaka ishize bari mu ntambara. Kariya kantu sinagasobanukiwe, uze kukansobanurira, komeza. Urumva imyaka ishize bari mu ntambara, kuzana Sadek, kuzana ingabo z'u Burundi, already FDL yo yari irimo n'ubundi, kwentegra Wazalendo, interahamwe y'amabandi n'iki kubizana mu gisirikare cya DRC, byakorega ko nta yindi choice bafite no kurwana, ntibashaka kukugira. Rero kuvuga ngo ntago barwana byo nabankubeshye, baragomba kurwana, ahubwo uko batsindwa bazagenda bumva ukuri. Ntago tuzi niba igihe M23 izamara gusimbukira Rucuro, gusimbukira Masisi yose zose ziri imbere bazakomeza kurwana, ariko ukoze ubusesenguzi ubona ko umunsi M23 izamara kugira gute izafata izi teritwari zose bizaba birangiye. Icyo nashakaga kubaza ibyo Afande Makenga yavuze ejo bundi yuko bariya bose arwana nabo barabakada babo. Ntabwo nakumvise neza, ariko niba warabashije yavugaga ba Kisekedi ko abari mu butegetsi bari abantu babo. Yego, niba warabyumvishe neza, ba Makenga bamaze amezi arenga 18, ndibaza ni 18 muri baragiye Kinshasa, nuva mbere yuko batangiza urugamba. Bigeze gukorana n'abantu ba Kisekedi, bishyize hamwe nk'abantu bagomba gufatanya kugira gute kujya guhirika ubutegetsi bwari icyo gihe. Yego, bwa Joseph cyangwa bwa Joseph Kabila. Hanyuma Kisekedi yagiye mu butegetsi, yagiye muri la coalition yaba yagiyemo mu ba Kamere n'abandi ayigezemo, niko kubuhamagara avuga ati muze tuvugane.
ariko mu kuvugana nabo ngo bwari uburyo yashakaga we kugira ngo agire igisirikare. Urabona yari agiye mu butegetsi, Kabila ari afite ingabo, afite abasirikare, afite bamwumvaga abayobozi bandi bamwumvaga ndetse yanazamuye. yanarwananye nabo. So noneho bo baravuga ati dukeneye natwe backup, niko baje kujya Kinshasa mu kudiringa uburyo bazaba bameze, uburyo aho bazaba ari, defense bagomba kujyamo, bagomba gushinga diviziyo yabo aho bita Mbanza-Ngungu. yego hamwe aho Nyamvugo. bagomba kujya nyine byose warabyumvishe. Ariko ngo hajemo no kuzamo akantu ko kuba Tshisekedi yarababwiraga ati ariko ukuntu tuzabikora muzashaka uburyo munkorera, mbese yikore kudeta, yikorere kudeta, hanyuma mu kwikorera kudeta urumva byate mu kwikorera kudeta bariya ngo babo bamukorere kudeta, namara kumukorera kudeta then ubwo uko yarabizeho ubushobozi bagombaga kuba barwana nk'abantu bagomba kwigizayo abari mu butegetsi bwa Kabila. Bari rero babibona nk'umutego, kuko ukibaza ni gute umuntu ashobora ngo kuba ibyo ni ibyavuzwe byabanje kuvuga mbere, icyo kiganiro tugeze no kugikora mbere cyane, kera cyane rwose, twagikoze nko muri 2021 tuvuga biriya byo gukorana kwa M23 na Tshisekedi, twe twabivuze kera cyane, abantu ntibanabyumvaga ko byanabayeho. Icyaje kubaho rero ngo bahise bavuga ati hano harimo umutego, ni gute ushobora gukorera umuntu ngo yababwiraga ko aho bagomba guturuka za ni Kamina, berekeza i Kinshasa, bakareba urugendo ngo rurimo uva Kamina ujya hehe, ujya Kinshasa. Ni kure cyane, avuga ati abantu harimo umutego, dushobora no kugenda ugasanga duhuye n'abandi bantu ugize gute baratumaze, cyangwa se dushobora no kuguma muri iki kigo tukaba twabigira. Noneho ngo barareba bavuga ati rero icyo bakoze, umwe yababwiye ati nyamara hano harimo umutego, mureke ushaka uburyo twavana, nuko kubabwira bati mureke tujye kubabwira abasigaye muri Sarambwe tuzagaruka. Nuko babacitse ya mayere. Noneho ikibazo Shadrack yarakubajije kijyanye niba uyu munsi FRDC na SADC batatse bagahura n'uruva gusenya, niko nge nabyita, kandi niyo kawaida yabo, bazahora bahura narwo kugeza igihe bazumva ukuri nk'uko wari ubivuze. Wenda kugira ngo tutaza no gufata umwanya munini tutari twamwakira uyu Alpha niwe tuza gukorana, reka gato tubanze wenda Meki abanze atubwire ku bijyanye n'uko wowe nyine wabisobanuraga nk'umusirikare, ariko na Meki nk'umuntu wabanye n'abanyekongo, waturanye nabo, ariko mwaranabanye. Uranze kutubwira wenda ku bijyanye n'uyo habayeho nko gutaka. Kunyita umusivili, njyewe ubona ndi umusivili nkawe. Sawa nyine. Niko. Sawa. Wana ndi civilian kama wewe. Wenda uzi ikintu ndusha se? Uziranye n'abasirikare. Wese kumenya nabo bisabiye. Nanjye nziranye n'abari singanya na benshi nkawe. Nziranye na benshi nkawe. Unafikiri yeye ni Charindi ya Vike kama wewe? Yes, Charindi yarakini na yes soja. Narindi kukubwira nti mu byumvirizo wagenda gutera cyane cyane habayeho nko gutakaza nk'uku nguku, akenshi nk'ubu ngubu wenda mudi bimeze gute, nk'iyo bakoze operation nk'izi ngizi hakabamo gukubitwa nk'uku, urumva hari izo muvoma z'ama ambulances, muvoma de va-et-vient, ariko noneho no kuri TV imvugo ziba zibaye twakubiswe. Ubundi ikintu kibaho muri Congo, iyo umuntu apfuye usanga buri wese anarira, hari n'urira atazi n'umuntu, kandi imodoka zahita ati Mungu we tizoda wetu wamewaua M23 inawakinja, wanakufia nini? Hii serikali itatumaliza. Nuko bavuga nyine babariya aribo ubundi men of them abenshi muri bo bagira ya mvugo njya mbona na bamwe muri bo hano ku mihanda bati Kagame ametupiga, cyangwa men of them bazi neza uwo barwana, ndavuga abaturage muri iki gihe baravuga ati M23 ibapiga sana cyangwa se imetupiga, bati wale wasoda wa SADC ni wa 4 bakavuga ati wazalendo ni mabandi, ubyumva babivuga ati iyi FARDC haina nguvu, haitafanya kitu. So bavuga gutyo, ni ibintu byinshi bavuga bati nta bushobozi ifite, nta kigenda. M23 bako soda wako professional, ati M23
wana matraining mengi Mm. ati risasi yao inapiga kwenye wako wanataka kwenye kichwa kwenye bavuga ati bavuga ati aho yashatse kurasa ntiharasaba kuna target. gusa Shadarake niwe watugejejeho biriya bya ambulance. Shadarake niba narakubwiye ibintu nka 2 cyangwa 3 biranga igihugu kiri mu ntambara, ambulance zirimo narazivuze. Igihugu kirimo intambara kirangwa helikopta nyinshi mu kirere ndetse na ambulance ziva ku kibuga cy'indege gerekeza ku bitaro, cyangwa se ziva kuri battlefield zijya zerekera ku bitaro. Ambulance ni kimwe niyo mpamvu navuze ngo ikintu kigaragaza yuko u Rwanda rutari muri iriya ntambara ibyo hano i Kigali ntabihari. Urujya n'uruza rwa helikopta, ambulance from Kanombe to Rwanda Military Hospital, kuva kuri airport kujya nta muvumo ihari, kuko maze iminsi nanjye ntembererayo nta nimwe rwose. Ariko noneho aho imirwano iri kubera ntimwari muvuza ambulance zigera muri 7 ziri gutunda inkomere. Viate kandi nkubwire ko ndetse na Shadraka imeturani yongeye indi modoka ya Malawi. Iyi modoka akakanya rwose. Okay, Sadeke niyo yahanyanyaje uyu munsi, meaning ko na Malawi yajemo. Sadeke niyo yahanyanyaje kuri uno munsi. Ni ukuvuga ngo bari bamaze igihe barabihariye abo Barundi n'abawazarendo na FDLR, ariko byageze aho Sadeke batereka natwe twigaragaza. Abarundi bamaze iminsi Meki nabazaniye Arufa. Mwakira Arufa namuzanye kugira ngo numva bikomeje kugorana niba hatangiye kuzamo n'abanyamarawi bakomeje gukubitwa. Malawi nuvuga ngo uyu munsi ni Sadeke. Makuru yabayeho urumva bien sûr bavuze Sadeke. Sadeke bakoresheje umunsi bya rukurasa bakoresha ibifaru. Ni za burende bakoresheje. Niba munabizi mu gitondo mu kigano twakoze Kedi yavuga ko Sadeke ndetse na FARDC bubatse indake, bubatse communication uterekamo igifaru. Ngo igifaru gishobora kurasa kiri mu communication ni kiyira kinini baca ni indake, ku buryo igifaru gicamo kikajya imbere kikadivansinga kije kukurasa. Bacukuriza irebeye aho bajya. Ubundi tumenyeye communication ziri extended, ku buryo mva hano nkajya kwa Shadrake nkajya kwa Meki, nuvo bakora indake bashobora gushyiramo igifaru cyangwa se imbunda, wowe ikagikurasa utari kuyireba. Arufa afite network itameze neza. Arufa mwiriwe nuko twamutindiye ariko ngira ngo cyo kiganiro network ziwe ntago zimeze neza byo biriko biri kugaragara, ngo naza kuboneka nyine turamwakira tu. Ikiriho nuko nkurikije ibyo uri kutubwira noneho rero umunsi wari woroshye ikintu kigaragara. Oya n'ubu baracyarwana, ndikubwira ko kuko muve turimaze gutwikamo imodoka nyinshi. Nabonyemo iza FARDC hageze nabonye bazita gute ziriya ni pick up. Ndikubaza ngo menye ni burende nayo ni yamara ni burende. Nuvuga ngo uyu munsi Sadeke yakoshaga ibifaru. Nuvuga ngo izaheza bya bindi twavuga bitanu byari bya South Africa ndetse hanafatwa cya South Africa. Ubu ngubu noneho ni Malawi. Okay, harya ngo ni ripoti ya risasi na majeruhi. Urya ripoti ya risasi na majeruhi iba ari yiwawe, nta ujya atanga ripoti ya majeruhi y'uwo mwari muhanganye. Utanga iyawe. Nsigaranye amasasa ya naya, amabox yanshiranye, amabombe yashize, ariko mfite n'inkomere 5. Nyamuneka muzane ubu uri gutanga iyawe. Yego, ngo ni yundi wayitanga da. Uzi yakomerekeje bangahe se abo wabonye. Okay, byose ni report kuyigeuza tu. Wowe igeuza ukayikura hariya, ariko n'ubundi zo twize dutanga ziba ari zo ku the other side. Yego, bari zo ku side ya FARDC. Ntacyo reka iyo system tubake dutyo, tujye duhora dutanga report ya risasi na majeruhe from Haduyi. Nuko rero Haduyi wa nane Haduyi wa M23. Okay, hapo kwa Haduyi we Arufa noneho muri kumwumva neza. Arufa mwiriwe neza. Amakuru Amahoro. Okay,
akira Suza Meki na Viateur nibo mugiye gukorana. hello wiriweho muraho neza nitwa Rutagengwa Viateur, reka nkwibwire, hashize iminsi tutavugana. ya Viateur mukomere cyane, siku mingi afande. Zinaisha kabisa. Alafu hali ya huko iko namna gani? Mi nasikia kwamba ilikuwa hali ya hatari leo hii. Kweli hali haikuwa nzuri tangu asubuhi, pande ya saa 10 za asubuhi mpaka saa hii Masisi fasi wanaita Saki. Hapo mapigano yalipo kwenye njia kuelekea Gichanga fasi wanaita Kimoka. ni ukuvuga ko aba bantu ba FRDC ndetse na SADC igizwe na Malawi, Burundi na ku Burundi burimo na Tanzania na South Africa banyuze mu nzira zingahe bajya muri urugamba? Bwana Meki, inzira ziri hariya muri Sake zidacogoramwo imirwano ni inzira ya Gicanga n'inzira ya Mushaki n'inzira imanuka Minova, ni rompu imwe, iyo batatse hamwe bataka n'ahandi. Ariko uyu munsi bibanze mu nzira ya Gicanga uzamuka za Kirorirwe, ubwo ni hariya nyine aho bita Kimoka. Ubu bashaka kwerekera Gicanga. Ubona ko tactique yabo bashaka kuja za Kabati. Mu gihe Alpha kivuga waba wadingamo B&M. Fashe ku Kirunga, fashe ku Nyiragongo. Ubwo ni hamwe na za Karenga. Yes, no kuvuga ngo bateganya ko bakanakeka ko ibitero byafata Goma byaca hari Karenga, rero niho bashaka gushira mire yabo. Yego, kuko urabona uko bimeze. Yego Bosco nawe turamufite ku murongo. Urabona uko bimeze, M23 ishobora no kunyura Karenga, Yego, igakatinga Goma. Yakatinga abantu bari za Mubambiro. Sibyo Alpha? Ishobora kubakatinga ikabasigamo hagati ya Sake na Mubambiro. Siko bimeze? Yego. Karenga ni parike, Yego, ni muri parike. Ishamba rinini iragerera igafunga igafata igeze na za Muja n'ahandi. Yego, ishobora nuvuga ngo parike ako gace ka parike ka Karenga ushobora kunyura Muja, ubwo ikagenda ikagirana ubwo igera na za Rusayo. Bosco ahubwo nawe karibu mu kiganiro. murakoze cyane. Bosco mwakiriye nyimara kwakira amakuru yuko Malawi nayo ngo uyu munsi maze gusogongeraho ari igifaru cyayo kimaze gukubitwa ni bombe ya M23 kirimo kirashya, ubu akanya tuvugana muri kiganiro. bacokoje intare reka ibanagemo umuriro. Imirwano y'uyu munsi rwose kubona consequence. Imirwano y'uyu munsi ngo ushobora kuba itagendekeye neza ba FRDC SADC. Kwanza SADC yose ko SADC uyu munsi ya advance ikoresheje ibifaro byinshi cyane, ariko Tanzania ntago nari nayumvaye. Nabyo byahiye. Tanzania yanafashwe. Irive ko ni ya Tanzania. Iriya modoka si ya Tanzania. Bosco, niba wabonye neza iriya modoka rebe neza igifaru nabonye cyafashwe ni icya South Africa. Ni igitanzania. Ni igisauzi. Ahubwo noneho urebe iyi modoka yitwa ya Iveco. Ye nabonye isa nk'iya Tanzania. Iveco ni ya Tanzania. Iveco ni ya TZ. Abantu bose ndumva cyari ikibazo ku mande zombi. None se plaque ya BK ni South Africa? Birango BK biraterwa, hari no kwigisirikare cyabo kiba gishobora gushyiraho plaque biraterwa uko BK sugo byaba ari bande abari muri ya mirwa kereka niba ari Kirundi gikora muri Bukavu cyangwa Burundi. Oya Burundi ntago plaque baririye. Bukavu bajyaga bashyiraho BK, burya muri Kongo buri ntara yagiraga plaque yayo. Inzi niba byarahinduye. Bukavu rero bagiragaho BK. Ubwo cyaba ari gusa
imodoka za gisirikare burya zo ziba zitandukanye oya baranatizanya why not South Africa itagenda muri BKS ya Bukavu nk'uko abivuga imodoka baratizanya cyane ko bari mu rugamba rumwe imwe idepoza abasirikare Meki ariko arufashatse yatubabarira akamyutinga yabagize neza niba yabikora nta myutinge nibyo byadufasha kuko bira disturbinga Sure. ari kumwe n'abantu benshi yego komeza ya myutinge kabisa kuko niyabuze network birasumbuka niko Meki yes oh gosh reka cyangwa mukupe mwongere mutangize koroshe sure nicyo tugiye gukora nibyo plaque z'imodoka ntago twazijyaho impaka ntiwazahagararaho kubera ko igisirikare nicyo kigenda baratizanya mu bataliyani imwe ikadepoza abasirikare ikongera ikadepoza abandi cyane ko twabonye yuko iyi ngiyi yari itwaye durations yari itwaye food yego duration food wenda wagira ngo nibyo nta magunguru arimo umuceri n'ibishyimbo ni bya biryo bya gisirikare bituruka hanze muri Amerika nayo turamufite ku murongo noneho Bosco yes aba ba Sadeke biyemeje guhitamo gufatanya na FDLR n'abandi bagizi ba nabi ngira ngo mwabonye aho biriwe bokereza abantu amafoto mwayabonye Shadaraka wenda ataba yatanazibonye reka muhereze mwimwe muri zaho bari kokereza abantu nibyo Sadeke rero yiyemeje gufatanya n'izi nkozi z'ibibi ibibi bimeze gutya ngira ngo uyu munsi yabonye neza ko kandi uyu munsi ndi kubabwira ngo ntabwo intare zarwanye mu rwego rwo kurwana zirwananye umujinya mu rwego rwo kurwana nk'izishaka kubatsinsura cyangwa kubahanaguraho nk'uko nabo babyifuje zarwanye nk'izirinda gusa iyo zishaka guhanaguraho bariya bose mwabonye aho umuntu agera gushinguza mu gifaro imodoka idacamo isasu akayigushinguzamo akayijyana ugacukura imyobo baracukuye bacukuje za kateripurari muri iriya operation ngo ni katapira yabo bapanze bacukuye iminyobo za trashe ku buryo bacukuza kateripurari ubundi bagenda mujye muva ku baturage buriya ibintu by'abaturage ni yakopeye yumvishije aha mwumvishije defense yubatswe n'abarusiya muri Ukraine bise ngo ni Srokovich defensive nabo rero bashatse gukora nk'ibyo bagucukurira imyobo bayicukurishije za kateripurari kuko ibuye ryahariya ntabwo bari kurimena yari za trashe zicibwamo n'ibifaro hariya Sake bacukuye za trashe zicibwamo n'ibifaro ariko abana bazi bajonjoyemo ariko ubundi ahantu Sake muri kuvuga ni hehe ko twari dufite amakuru ko Sake mu misozi yaho habagaye mu Venetura wa Bosco ariko se barakubwira ko FRDC yateye ntabwo aribo bahaba oya mubwire ko FRDC niyo yateye ya advancingaga Venetura nkuko nk'ibisanzwe iri mu misozi iyo umvaga barayivuze mu kiganiro cya mu gitondo iyo Madimba ndetse no kuri Ndumba yego n'ahantu henshi bo batewe n'iyo axe ya Kimoka ngira ngo warufara amazi Cyugi Kimoka batewe henshi kandi ariko icyo ababateye babonye Meki iri ni isomo ry'intambara niba kuko bari abantu bayoboye n'abasirikare baragenda babwire Gisekedi ripoti bamubwire bati dushobora nta mbaraga bateze kugira gukusanya ngo bazisekuze ku gikuta cy'intare za Sarambwe nk'izo bari bazanye uyu munsi niyo bazigira kandi intare za Sarambwe uyu munsi niwumva n'abaturage bari kuvuga bati nk'ubu abasirikare batageze no kuri 500 batageze no kuri 500 birukankanye amadivisioni babirukankanye bahagiye icyuya cyabarenze ese batekereza ko njye nigeze kubabwira ngo intare za Sarambwe zageze ku 10,000 umubare 10,000 bashobora guhangayikisha none n'abandi bose birirwaga bipanga ejo bundi bapasingishije 12,000 ituri imwe 12,000 ubwo zisigaye zingana iki ntabwo zigeze zirwanisha imbaraga zazo uyu munsi zirinze gusa kwidefending uwo mugozi wawe Shadrack Deranja
aho bazakenerera kurwana nabo ndugu zangu. Believe me bizaba bya bindi ngo China yigeze kubwira South Korea abantuza abanyamerika ngo baragiye barayihaga bayishyiramo umwuka imaze kubyimbite kandi twarasa China bati ntabwo twakirirwa turwana namwe n'imbunda twebwe twakohereza abaturage ba China bose bagapfana haruguru yanyu bakayihagarika gusa inkari zikabatembana. Nibyo ibyo bose nabo bazabasimashinga ibyo bose ukavuga nibyo. Umunsi bakeneye kubarasa umunsi intare zakeneye kubarasa zizabasimashinga ku buryo muzagira ngo ni igifaro cyaturikije akavatiri. Nibyo turi kureba bari kubari bata ari uburyo bwo kwidefanda kurinda defense zabo. Umunsi noneho babasakije bafashe umwanzuro wo kwataka bo ubwabo bizaba ari ibibazo. Umunsi bahisemo bati turwane tugiye kurwana bizaba ari indi nkuru ndugu yangu. Nibyo kabisa, aho ni sawa, bazavuga ibindi. Nibyo wavugaga rero wa mugani. Raporo bari butange kwa bosi hari Kinshasa yo rwose iraba ari incamugongo, kuko iki gitero bari bagipanze igihe kirekire none birasa naho bakiboneye imisomo. Ese wumvisha operation yariyo Katapira niyo yamyo bashukuraga nyine yo kuza bagenda kinyabwoya n'ikinyabwoya gukororinga n'ingonokera none ingonokera yahuye na rusake ikandagira iraturaguritse. Ibi modoka bari bazanye bacukuriye nta na kimwe wasubijeyo, wasubiyeyo wagize amahirwe yo gusubira, ariko bababujije gufotora imirambo yabare abasadeke. Yambabaje ariko abasadeke bahagurisha. Nabonye ariko ikitangaje nuko nabonye hagwemo none se perezida ntiyabisabye. Nabonye abasadeke bagwemo benshi cyane, ahubwo ikintu nibaza Bosco kira aho ngaho okay, gusa wenda amakuru y'inkomere umuntu araza kubagezaho ko hari uburyo turabigenza. Ntabwo biri bubure, ntibiri bubure, make believe me, ntibiri bubure nubwo ngo afande yababujije ngo ntibabifotore. Ubwo nahise numva ko ari nayo za negotiation birirwaga bazengurukamo bati ntimukajye mwerekana bacu nkaho abo baba bapfanye n'abatari abantu. Ibyangombwa byabo niba byatangiye gusohoka ntibiri bubure n'ibirambo turi buyibone. Ariko perezida ntiwamurenganya ko ari kugira ngo adaseba. Araseba rero araseba uyu munsi ari bubone igisebo cya mbere. South Africa ni igihugu gupfusha umuntu mu gihugu cya South Africa gisa nkaho ari African developed country, kiri mu bihugu bya Afrika by'indevelopye. Abantu bayo bafite agaciro ku buryo ntabwo ari nk'abo mu Burundi bavuga ngo $5,000 by'idolari. Muri South Africa nta hantu umuturage waho wese ari kuri capacity ishobora kwinjiza byibura $15,000 by'idolari ku mwaka. Sibyo? Yego. Ntabwo bitandukanye rero no mu Burundi bazavuga ngo umusirikare ku $5,000 by'idolari. Perezida Kasya atanzuye akavuga ati yo diro atagira uyintwara akajya ajya gutereta akajya ajya no gukubita ipfukamira Kinshasa ngo hatagira umutwara diri yo kugura umusirikare $5,000 by'idolari kugira ngo apyete. Apyete se ahubwo nayo abahe apyeta yose, apyeta ubuzima we, ntabwo apyeta ikindi. Rero icyo nzi cy'amafoto ari buri king oya icyo babujije nubwo yabibabujije barayahanahana hagati yabo. N'abantu bari ku Kami hospital baraza kutubwira kuko niho bajyanye imirambo, niho bajyanye n'inkomere. Turaza kumenya inkomere zagiyeyo n'abagiye muri morgue aho hita ku Kami hospital hazi Kami hospital. Yes, mubaze kuvuze ku mirambo nkibuka ko kimutahaye felicitation FRDC ibintu bari barabiteguye, iriya mirambo bari barayiteguriye. Kuki mutahaye felicitation
uzi ko babahaye mu rugo ngo ishobora kwakira imirambo 300 kuki mutari mwarayihaye felicitation kuri ibaze ibi kabisa Okay. monisco nayo n'akasamutwe wa mugani wa ko Bosco Godfather. wagiye baso bari kwimana buriya FRDC bareba kure iyi mirambo bari barayipangiye ahubwo bameki mwaratubihirije yewe naribagiwe sinatanga felicitation FRDC kubwiriya muruge rwose iriya muruge yari ikenewe birakira 300 ishobora kuba yuzuye nayo ari gusa uyu munsi bwo mu bigaragara ubona ko habayemo ikibazo gikomeye cyane aho Sadek yahuye n'akaga kandi Bosco buriya ngo no mu gihe cyashize Sadek kubera abantu bapfaga ari benshi Sadek bashidukaga batwaye nk'umuzarendo aribo bagiye gushyingura za Malawi Tanzania igasanga twe mu FARDC habaga uburyo bwo kuba habamo uburyo bwo gutwara umuntu utari wabo urumva utabona abantu baragoba bakongera bakamugarura ni FRDC bakamugarura none basigaye ari abasirimu indake barazicukurisha katiripolari mu gihe abandi udusuka tuba twabumiye hano ku mukaba w'ipantaro icyo rero nicyo cyabicishije burya nicyo cyababeshye bo baragize ngo bagize ngo intambara bagiye kuyihindura bayigire moderni bazane amanuza amakatiripolari bacukure indake bazane biriya bimodoka byo kurwana hasigaye Sadek ya divasinga ariko ibagabanya ariko ndibutse none uzajya babwira tactique ya gisirikare bakubwira ati ntayibaho mwige kwiruka icyo nibajya bajya kubadirishanya bazajya babwira ati bana ba mama muraje mwige kwiruka wirutse yarakize uwasigaye mu gifaro yarapfuye ibintu byose birasa tuvuye Matadi twerekeza aho bita Mbanzangungu mu bimodoka twafashe harimo na za katiripolari noneho umwe mu bakongomani twari kumwe nawe aragihindukiza akajya yirirwa gitwaye muri convoy noneho afande aravuga ati ariko nk'uyu muginga iki ngiki arakijyana kumbe abakongomani bo babaga bazanye ibiri bubacukurire communication n'indake kiriya gicukura itarashe kabisa ariko ngo ntahe n'ibyibuha ku munsi w'isoko oya ntabwo bibaho bacukure bagire kandi urumva yuko ngo hari habayeho kubadirisha abasirikare South Africa yego yari yabadirishije amaraso mashya yego abatarushye bazanye abatarushye ariko wahavuye buriya araza gushima Imana naza kumenya ibyabadirishije icyo nahoze nibaza ni uburyo nabonye abagore aribo bakubiswe cyane banza abagore bo muri South Africa ari abatwazi b'ibifaro amafoto menshi nabonye amafoto yatangiye kugeraho n'abagore n'iyi akamyo yarimo za duration nabo bari baje gusavinga za duration n'ibiki byose ariko Monesco rero kubera bamaze igihe yari yababonye barayibwiye bati muradufasha iki turabaha mu rugo muri iyi operation Katapira muradufasha ikibazo turabaha mu rugo barabirebaga Sadek nabo baripanga bafata ibifaro bashyira imbere bafata iki ariko bana basarambwa Imana bahumugisha pe bongerera ubuzima akindi ni lazima bafata ibifaro bashyira imbere ariko babijimije nkaho bitigeze byiga no kugenda yego nuko rero guhora dutegereje ngo nta mirwano ihari iyo yubuye wumvise uko bimera buriya Sadek basogongeyeho barumvise barasogongeye ariko banabonye isomo nshuti yanjye hari ugusogongera no kugotomera hariya ntabwo basogongeye hariya babahereje umuyoboro hanyuma reka twakire Alpha nawe bwire cyo kuri umusonga hiriwe ndawumva Alpha reka tumwakire hano Bosco ubwo nawe uraburi ku murongo nta kibazo umucacu uretweme kamyuting Alpha ndakwakire nushaka gumye navuga ndakwakiriye Mr. Alpha yego umeze neza abakoze twari turimo tuvuga ngo imirwano yabereye muri Axe ya Kimoka ibyabaye muri imirwano we wabashe kumenya n'ibiki nubwo tubinyuzemo ngenda Bosco tuvuga uko bimeze bwana Meki imirwano irakomeje kandi coalition FARDC Sadek n'abandi bari kuhazimiriza bikomeye inkomere ko hamaze gusha n'ikindi cya Malawi
ikindi ni uko inkomere zikomeje kwinjira muri Goma ari nyinshi cyane ku rwego rw'abasirikare FARDC n'abo bari kumwe bo muri SADC. ubwo ko tubona iyo haza inkomere rero, iyo haza inkomere urumva ko bapfuye abari benshi. hanyuma Alpha, amakuru wenda ushobora kuba bakure ko njye namaze kumenya ko niba ibifaru 5 byamaze gutwikwa hagafatwa ibindi, ndetse icya Malawi nacyo kikaba kibaye ubwo icya 6. Ishya ry'ibifaru abasirikare ubwo bimeze bite? Cyane cyane none ndebe ku ruhande rwa SADC kurumba yahuye n'akaga uyu munsi, noneho turebe ku ruhande rwa FARDC ubu bihagaze bite? Bwana Meki, ngira ngo imirwano iriho ubu basigaye barwana bakoreshejwe igitutu, abenshi ubona badashaka kurwana, cyane ko bari kuja batsindwa bikomeye. Urabona batsinzwe akise za Mirangi n'ahandi byaciye abantu intege. Urumva rero kuba SADC bari batezeho imbaraga nayo iri kuhapotereza, nta morali igomba kubaho. Ni bya bindi nyine bya gisirikare byo kwihagarara, ariko nta morali iriho mu mujyi wa Goma. Ahantu hose hari ingabo ubona rwose bamwe bari gushaka gukuramo n'imyambaro birwaze baje mu bitaro. Ukabona biri buze gushoboka se koko? Urabona ko iriya akise bafashe yo gushoramo imirwano, ni ahantu bakeka ko M23 yaba iri muri parike hafi ya za Rusayu na za Muja. Rero bagafata iriya mirwano yo gusa nk'abakumira ibyo bitero, cyane ko bafite impungenge ko umujyi wa Goma waba ugiye gufata kuzibira. Impamvu yo kujya kurwana muri kiriya gice cyegereye Kalenga, Kimoka, kugenda kuri iyo parike, kugenda kuri parike y'Ibirunga, ni uko bafite ubwoba ko umujyi wa Goma ushobora gufatwa. Bakeka ko M23 igomba kububikira iturutse muri ariya mashamba yo ruguru, cyane ko harimo defense zimwe na zimwe zagiye zivamo za Wazalendo na FDLR zikikuramo. Rero ntabwo babahizera, babona ko arimwo hazava ibitero bikomeye. Okay, Alpha, ureba iby'imirwano nkawe noneho tujye muri opinion. Imirwano y'uyu munsi wayibonye ute nk'imboni ya Bwiza, nk'umunyamakuru cyangwa se nk'umuntu ushobora kuba azi ibijyanye n'iyi mirwano imaze igihe kinini iba muri Eastern Congo? Bwana Meki, imirwano y'uyu munsi ubona ko yafashe intera ndende, nubwo nta bice bitangazwa byafashwe, ariko kuba hazimiye ibikoresho nka biriya bikomeye cyane ko ni bimwe bishya byari byinjiye muri iyi minsi, hagafatwa imbunda nayo ikomeye nk'iriya. Urabona ko ku rwego rwa M23 babyungukiyemo, kandi abo barwanye nabo ari bo SADC nabo ubona ko byabaciye intege. Kugeza ubu ngubu nta morali iriho ku ruhande rw'abashoje imirwano. Abashoje imirwano ni FARDC na SADC nibo batangiye gutera, rero nta kigenda ku ruhande rwabo. Ariko kuri M23 mbona ko ari intsinzi. Ukabona biza kwerekera amandi makuru mfite nuko FARDC nyuma yuko ikubiswe ndetse na SADC bagakubitwa, za mbunda zabo ebyiri, ni zimwe zifite iminwa 48, zibaho zifite iminwa 48, zimwe z'iminwa 48, ubwo ni BM bazimuye aho zari ziri, bazikuye aho bita Bushanza, bazijyana hariya nyine uvuye mu Bambiro, bazisubije inyuma hariya muri camp, niho bazigenze. Aya makuru yo waba yafite? Yes, Alpha rongera ari icomokeye, ariko Viate nta makuru nyine maze gufata none hanga yuko FARDC muri kubera igitutu cy'imirwano n'uburyo yakubiswemo ndetse n'uburyo SADC yakubiswe, bafashe ibibunda byabo binini bari bafite hano bita Bushanza, uvuye Bambiro, bazijyana inyuma aho bagomba guhunga. Birumvikana noneho umva ikibazo cya baba nakoze, bazifata bagazishyira abaturage, bakangisha M23 abaturage kugira ngo itagira gute itarasa mu baturage, kandi
izo mbunda icyo zikora ni iki nazo ziba ziri kurasa he mu bandi baturage Mm. ni ukuvuga ngo abaturage nibo basa nk'abazirinze barinze zino mbunda Olala. Bosco kandi aracyari ku murongo nawe. Bosco ubwo niyongera agarukeho yagarukaho na Rofa wenda nubona uhamagara mu kanya nari mvuze ngo ako kantu muvuze nanjye nendaga kuri bugatambikemo uburyo birirwa bagenda bagashinga imbunda mu baturage mu by'ukuri ntihagire umuntu n'umwe unagira icyo avuga kandi mu by'ukuri cyo ni icyaha cy'intambara ariko icyo cyaha cy'intambara abaturage ba Kongo niyo mpamvu mvuga ngo bakwiye gukanguka bakamenya ngo mbese turi kurwana nande ninde uri kurwana nande kuko iyo bifashe kuko ngo leta yababwiye ngo bahanganye n'u Rwanda kuko bakabwejagura bakavuga inkuru nturebe nyirizina guhanganye nande first of all kubera ko babaye batahanganye ubundi iyo waba atari ibi bihugu ni Arufa uze kumyutinga kugeza tugwaye ijambo. Arufa ntago kumyutinga ubizi Kora kuri ako kamikoro. akoreho rwose Ako kamikoro umyutinze na Arufa turi kubwira. Bwira uwo musaza muri kumwe akwereke Arufa. Ababizi umuntu bari kumwe arabimwereka. Bwira uwo musaza muri kumwe akwereke ahantu umyutingira. Kamikoro kari hagati atora niko kamikoro karimo gaciyemo karongo nagacishemo nagakoreho karakarongo kavyo. Ya, wakomeza Bosco. Kiriya ni icyaha yakoze. Okay, yabikoze. Kiriya ni icyaha cy'intambara. Kuko ubuhinduye abantu ibikingisho kugira ngo nibakurasa barase bari abantu cyangwa birinde kukurasa kuko bari abantu bahari kandi igikoresho washyize kirimo kirarasa bivuze ko uko biri kose ni nk'uko umuntu yagusiga amaraso akagucisha mu mpyisi. Izi mpyisi zirakurya uko byagenda kose. Umuntu yaguhambiraho inyama akagucisha mu mpyisi. Muzi impyisi uko zikunda inyama. No mu mbwa honyine. Uko byagenda kose. No mu mbwa zakwirukankaho. Rero aba bantu baba bakora icyaha cy'intambara ariko ku bwabo bakorera ntabwo wakwigera wumva blame iyo ari yo yose ntiwakwigera wumva accusation iyo ari yo yose kuko abo bakorera biri mu nyungu zabo ko aba baturage bapfa bakabona icyo bavuga kuri ku ntare za Salama. Arufa aracyatuderanje rwose nabanze amyutinge telefone yiwe. Arufa ya mutinze ahubwo ntiyongere kujya yikinisha yongera akuraho uko yakwiye ari kumva ko disturbing agahita naraceceka ariko ubundi byaduhaye ibintu hagije mukura yego iyo bashyize imbunda hariya za Amerika za bya bihugu byose hari icyo bigeze kuvugaho ba Shadrack mu kiganiro cya Karisi nibutse no kugiteraho comment cyuriya munyamakuru uri gushaka uri kwishakira Siramusika namubonye kuri X nanabimwandikiye nizere ko numara gufatisha Siramusika wenda uzahindura ibigambo uri kwandika by'ibinyoma. Uyu munyamakuru uri kwishakira Siramusika nabo bamukoresha n'abakorana nabo bose nibo bakoresha bariya abantu bari gushyira imbunda mu baturage. Iyo bashyize imbunda mu baturage nta muntu n'umwe ushingwa ashyiraho comment. Batekereza yuko bo ari ukubera wenda bafite uburenganzira buruta bw'abandi nta kindi ni abakozi babo babikoze nta kindi. Wowe niyo wapfuye muturage ntacyo ubuze kuri bo igikuru nuko bo babona ikigendererwa cyabo si ikindi ni aba bari kurwana ese bari kurwanira iki bari kurwanira ko igihugu cyigenga kibona ba nyiracyo ba nyiri igihugu babaho nubwo ariko tuba tuvuga gutya ndagira ngo mbibutse ikintu nanone bwana Mekina umwe ba Shadrack na Victor na Viateur ubwo rero ngize bwana Shadrack umugize umuturage usanzwe na Viateur ntabwo aba bantu ntabwo aba baturage bagifite amahitamo barafunzwe nta muturage uri hariya wemerewe kuhava. Mwibuka ubwo intare za Sarambwe AFC bacishagaho itangazo risaba abaturage gusubira mu byabo
yego baratangiye barahunguka babashyiriyeho imodoka zibatwara baratangira barahunguka could you help him Joseph baratangiye barahunguka Kirimwami the following day yasohoye itangazo abwira abayobozi gufatira ziriya mpunzi ntibemere ko ziva muri ziriya nkambi ese koko ari kuzifatira kubera ko aho zajya azibabariye ko zapfa aribo bari kuzirasaho aho ziri ari kuzifatira kubera ko hangayikishijwe n'uko aho zajya tuzagira ikibazo kandi aho ziri aribo bajya kuhashinga imbunda bahindura ikibanza cy'imirwano mu by'ukuri dushyize mu gaciro ninde muri mwebwe wafata umwana we akamukingiriza imbere y'agaterana amabuye uri mu nzu y'ibirahuri wakingisha ikirahuri wakinga ibirahuri byawe warangiza ugaterana amabuye ntabwo bibaho batera ibuye ugakinga umwana wawe watera ibuye ugategaho umwana wawe ukamwikinga inyuma ugashyira abana bawe ku murongo imbere ukajya inyuma yabo ukajya utera undi muntu amabuye kandi nawe wari hari amabuye ibi bintu ni ibintu bidakeneye sayansi iyo yose kubyumva ibintu bidakeneye logike iyo yose kubyumva byigaragaza ubwabyo FARDC bajyaga bapanga imirambo ku ndacyo rero aba baturage ntabwo bakigira kirengera uretse AFC yo kubarengera kuko nta nubwo burya bemerewe kuva hariya bari kandi kubona umubyeyi azasiga abana be akagenda agahunga agasiga abana muri iriya nkambi biramugoye pe niba byashobokaga gusa n'abo bantu babasize ejo nibo bashyira imbere bibaye ari ibishobotse bakabona uburyo kuko ufite abana ntabwo wemerewe ntabwo wafata abana ngo bashore urugendo buriya n'abariyo mwumva bahungutse baba ari abasore baba ari abantu badafite imiryango noneho rero reba ba bantu bari gukorana na SADC nibyo nigeze kumentioninga murababonye mubonye ukuntu bari kotsa abantu barimo barya abantu bya bindi byabo bya mbere byongeye uriya muntu ngo ni n'umunyamakuru burya bokeje umunyamakuru ngo yazize ko yararimo afotora niko nazo mbibona yafotoraga se cyo bari bamuhamagariye bamuhamagariye gufotora imodoka z'intambara za DRC za FARDC ndetse na SADC zajyaga mu Rwanda abaturage bahariye bameze nk'abasazi bamubonye rero bahita bavuga ati reka tugushomeke bahise bamuhuriraho n'amapine n'ibibiriti baramwotsa baraho barifotoza botsa abantu barya nigeze kubabwira ngo aba bantu bapfuye mbere yabo bica byabyo kuko umuntu utinyuka gufata umuntu akamwotsa akamurya aba yarapfuye mbere y'uwo ari kurya kandi ingaruka zirahari nongere mbibutsa aba bavandimwe kuko tuvuga ururimi rumwe baranyumva ntabwo umukino azakwikurikiza inyuma y'uko aka gace kabohojwe gakuwemo ibi byago muri kugateza nta mukino uzakwikurikiza uzaba uwande wowe uri kugenda urya abantu uhinduye abantu ibyo kurya yego nk'ibyabaye mu Rwanda se abari mu Rwanda burya bari bazi yuko bizahinduka se abicaga abantu muri jenoside 94 hari umugore hariya wigeze kuvuga numvishe rikodi yavuga ati ngabo zacu turazisengera ati nimuzizi si byazo ntimuzibizi icyo avuga nubwo wenda hari utabasha kubyumva aravuga ko ntacyo benda gukora gitandukanye n'ibyo bakoze n'ahandi cyane nk'ubu ushyira mu gaciro wakarebye kuva aho nagana izo BM zari zihari BM yarasaga kuko ejo bundi ntibayifashe n'ejo harya n'ejo bundi aha ko bayifashe n'izirasa hariya bazifata bari kubabaririza impunzi barababaririza impunzi kuko berekeje aho ziri leta nta kindi ifite gukora ni ukuzira hamwe amakompora ya BM immediately kugira ngo basige icyasha M23 na AFC gusa mu bigaragara ubona ko ariyo maherezo byanga byakunda M23 izagera aho igomba kugera kugira ngo ikize bari abaturage reka nigarukire ku mirwano y'uyu munsi mu kanya ndavuze ntiburiye umusonga wahiriwe ndawumva ndanawutekereza numva bose ikorasetse nitegereza kariya ka video ka Katyusha iriho irekura amabombe
nahise nibuka umusonga wayo iyo aje gusanga ariya mabombe. Noneho sasa ntekereza n'iyi mirwano nyine yafatiwemo ibi byose. Ubu nyuma y'iyi mirwano najyaga mbwira Shadrake nti uzambaze mbere y'imirwano muri Matayarisho no mu mirwano ndani na nyuma yayo. Ubu ngubu nyuma yayo nzi neza yuko abantu bo muri South Africa ni Malawi harya. Ubu uretse iyo moruge babatwerereye abaganga babo bafite akazi. Guca amaguru, guca amaboko no kusanasana ibindi bihimba byose byangiritse. Nyuma y'imirwano abaganga baba bafite akazi. Bosco usagize ngo bane twakwegeza ku musozo. Ibindi naho kwa B&M News abantu baraza kujya kubirebayo. Ndumva ari byo. Sibyo Bosco. Nabamenyesha ko uraburiho ndaza kuza gutangaho umusanzu wanjye rwose nta kibazo. Ajya duhamagara tumufashe. Reka ngushimire Bosco. Thank you. Urakoze cyane, urakoze. Tuzakomeza tubivuge ama report ya risasi na mageroni irakomeza kuza. Nta karaba. Irakomeza kuza turayibona kuko imirwano iracyakomeje. Ishobora no kutarangira, ishobora no kurangira imirwano ibyaye ikindi. Birangira umwe muri abanga. Birangira umwe muri abanga basunitse undi. Kimwe nuko yakona ukabona FRDC yigaranzuye cyangwa se Muveneturua nkuko Bosco yavugaga igahita igenda yirukanka ariko hano hari ubushyuhe nashize igahita birukankana ijya gufata zirambonda bimuriye hehe muri iriya nkambi aho bashyize impunzi imbere ngo zibakingirize. So urumva ni ikibazo gikomeye cyane kandi aho ziri zigiye kurasa zirakomeza akazi kazo. Okay, asante sana Bosco. Bosco yagiye yaciyeho. Ndumva twasezera abantu Shadraka hari ikindi umva gushaka kutubaza. No gusezera dushimira abantu twabanye muri iki kiganiro kandi tunabihanganisha hari ahantu bagiye babona amafoto maremare bagatinda kutubona hari ukuntu nyine ya kampani itanga umuriro itari iri kubigenza neza. Reg ikomeje kutubanira nabi. Siyo yonyine na WASAC. Reg na WASAC muri bino bihe. WASAC wenda yagira ihengekerezo ikavuga ngo tuhengekerezo byahese. Mugiye bavuga ko muri 24 abantu bagomba kuba bafite umuriro bose. N'amazi ku kigero cya 90%. Ubu se hari 60 wavugaga hari. None rwose bari gutenguha umusaza nanone tugiye kugaruka muri manifesto. Utagira ibyo uhuza reka twizere yuko wenda reka dushimire abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com twabwire ko bwiza.com noneho ngubu ibintu ni sawa abantu bashobora kwifungura kandi Shadraka dusuhuza abakunzi bacu abarimo Marigoreti abarimo Christian abarimo Ramazani abarimo Muzehe Karisiti wo muri Rakarida ndakuzi yuko utajya ucikwa kabisa. Abarimo Dr Muyombano abarimo Karangwayire Habyarimana François umuhanzi oya ntago ari uriya nundi Dr aba mu Budage. Okay. Abantu bari hanze mukomeze nawe mwongereho na Joseph Rusimbuka ndashyiraho kandi uyu bita Herman Nsanzabaganwa nshireho bayuzazi bose Geoffrey Dereva ago waruherutse nawe kumvuga Chris James Geoffrey Dereva rwose I miss you ba mugani abandi nanjye rwose ni umuntu nkumbuye cyane tukivugana. Hanyuma Damian Haka Sengreto yego uyu bita ngo nimureze hari Serge ari Kennedy Rucyahanira ari kandi nzabona impa Amoni hanyuma Emabilis muri New York Boniface Mutsindashyaka umunyamakuru Murayire Dieudonné Boni rwose ariko ejo nahoze mugana sinyi kubona ahubwo arahari gahunda yego ari kandi Jean Claude Gasana ari Geoffrey twamuvuze Inosa Mugwaneza mu Bubiligi Inosa twari tumwibagiwe twamuvuze hanyuma Inosa Rwamucyo muri USA Karemera Swarehi niba mbisomye neza hanyuma umusaza Yoboka Ngoga Ndiho Rashidi yego nawe rwose turagusubije Moise Munyamariza Muhire komera Moise hanyuma Moses we ni muri Amerika François Habyarimana namuvuze Karamaga namuvuze hanyuma undi witwa Eric François Habyarimana bahe
François Habyarimana Suzanne wamuvuze nawe Suzanne ari Generation kuri Rubavu Shirika niyo hari nkuru n'undi uri mu Mutara hanyuma Joyeuse Mayarungu Eric muri Denmark mu Rwanashyaka hari Alexander François Habyarimana uri mu Mutara Mm. twarabanye mu batayo hari byinshi njya mvuga hano nyuma kan telefone ati ha uranyibukije sha yego sha uranyibukije fragment yamfashe hejuru y'ijosi tuyisenge Hejuru desire y'ijisho. nawe ibihe Yari- byiza yari mwirengeje hanyuma Maître Gilbert bugira imfura nawe komera cyane okay na Uzi- Sefu kungaruye uzi tumwibuke cyane y'imirwano yarangiye Mm. wowe uba warashwe wenda mu mugongo uriho uvirirana wagera hirya ukabona uwo muganga ari kubwira ngo kanda gaca ndakize Yannick Ramuka Dias ubundi mu cyumweru Connect kimwe abakomeretse gake bahita basubira mu mirwano Muganza rimwe GMV Wizeye Imana inkuru za Viateur ariko ndi kugenda nzisomeramo abantu ariko ndi kuzumva utajya hose ndi kuzumva nuko ndi kumva ushaka kudutera ubwoba gatuma tutajya ku kazi uzaze tugende Okay, Duseke TV Hussein Mazimpaka n'abandi mwese muzi ko muri inshuti z'akadasohoka za Bwiza TV turabashimira kuri iyo nkunga muduha yo kudukurikira okay mwohereze ku kanyenyeri kuri iyo nimero iri aho ngaho ku kiganiro murangiza mu mpamagare nze mfate ibikorwa byanyu njye mbimenshoninga tubyamamaza abantu babimenye Shwa. nk'abantu bo muri shike narababwiye bicaye muri ibyo byumba muri ayo mazu nararebye se nk'aha ngaho umuntu azahamenya ate kuki bataza muri Bwiza byira ngo tubarangire aho abantu bazaza kubareba twagiye twashoje n'ibyo ngibyo turasoje dushimira abantu bose twabanye tubabwira tuti mugire ibihe byiza Imana ibarinde bye bye